Imana ibahe umugisha. Yeah. Nk'uko mubizi muri iyi minsi turi gutegura igikorwa cya Rehoboth, hanyuma ni nayo mpamvu uyu munsi twatumiye mwene data Levi kugira ngo dusobanurirwe byimbitse kuri iyi gahunda ya Rehoboth. Levi, ikaze. Urakoze. Mwatubwira dutangira ubundi Rehoboth igamije iki, hanyuma tuzi yuko n'umwaka ushize yabaye. Ese uyu mwaka ushize byagenze bite? Muduhereze mu ncamake uko byagenze, hanyuma mutubwire noneho y'uyu mwaka yo biraza kugenda bite, ndetse y'uyu mwaka ni uwuhe mwihariko ifite ugereranyije n'umwaka ushize. Okay, urakoze mwene data. Ikibazo cya mbere umbajije cyerekeye Rehoboth. Rehoboth ni inspiration Imana yaduhaye, no guhumekerwa Imana yaduhaye cyo gutangira gutegura ibiterane mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, aho buri muntu wese abona umwanya we, nk'uko byanditse mu gitabo cy'Itangiriro. Igihe Isaka arimo afukura amariba, iriba rya mbere habaye intonganya, irya kabiri haba intonganya, noneho bageze ku bya gatatu ryo Rehoboth, abantu bose babona umwanya wabo kandi intonganya zirarangira. Imana yaduhumekeye ko bigeze aricyo gihe kugira ngo mu gihugu cyacu cy'u Rwanda ndetse n'ahandi hose iki gikorwa kizagera, twagera ahantu intonganya zashira, intonganya zose zikarangira, bene data tukabana mu mahoro, twegeranywa yuko buri muntu wese afite imyanya ye. Niyo mpamvu ya Rehoboth, turashaka kugera ahantu twese twakumva yuko twabana mu mahoro kandi bikagenda neza, nta bariyeri zihari, kandi twese ko dufite umwanya wacu mu mubiri wa Kristo. Icyo udafite ngenda gifite, icyo nafite wowe uragifite. Ni muri ubwo buryo icyo gitero cyangwa se ubwo guhumekerwa kwa Rehoboth kwaje, tunabyita Rehoboth, tugaragaza yuko igihe cy'intonganya gikwiye kurangira, twese dufite umwanya wacu mu mubiri wa Kristo. Umwaka ushize nibwo twatangiye, nibwo igikorwa cyatangiye, cyagenze neza cyane. Bene data twatumiye baritabiriye, haje abantu bavuye mu mpande zitandukanye, bene data baturutse mu bihugu bitandukanye, baturutse muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, baturutse muri Canada, baturutse muri Congo. Ni ukuri byagenze neza, n'abahandi imbere mu gihugu. Byari ibikorwa byiza. Bene data twarabatumiye, barikiriza, baraza, habaye ibiterane, habaye kubwiriza ijambo, habaye ibiganiro, twaraganiriye ku ngingo zitandukanye. Ni ukuri mu magambo make ibiterane Rehoboth by'umwaka ushize byagenze neza, turabishimira Imana rwose, nta kibazo. Hanyuma iby'umwaka ushize ugereranyije n'iby'uyu mwaka, ese ubundi mutubwire iby'uyu mwaka bimeze bite? Mutubwire biratangira ryari kugeza ryari, gahunda zirimo ni izihe? Niba bishoboka yuko mwatubwira n'abatumirwa niba baramaze kumenyekana, abo twakwitega ko bazaba barimo ni abahe? Hanyuma mugaruke no ku mwihariko nk'uko mwarimo mukomoje ku by'umwaka ushize, mugereranye noneho n'iby'uyu mwaka, umuntu ni iki gishya azabonamo? Umwaka ushize muri aya matariki tugezemo, twafashe iya mbere tujya mu masengero y'ubutumwa, tujya kubararikira kuza kwitabira ibiterane byacu. Twagiye mu ntara, twagiye mu mujyi wa Kigali, twagiye mu masengero agiye atandukanye kubatumira kugira ngo baze kwitabira. Tunabashimira ko bitabira ubutumire bwacu kuko bose baraje, abapasiteri hafi ya bose mu gihugu bose ni ukuri baraje, insengero zose twari turi kumwe, turabashimira. Imana ibahe umugisha. Uno mwaka nk'uko mubibona ntabwo twagiye kubatumira kuko tuzi yuko ubwo butumire bamaze kubwemera, kandi nimba baremeye bwa mbere bwa kabiri nta mpamvu yo guhakana, niyo mpamvu tutafashe peni yo kujya kubatumira. Ariko uyu mwaka umwihariko wa mbere navuga, hazaba igikorwa cy'ivugabutumwa rusange. Ukuntu ndakeka mwamaze no kwibona ku mbuga nkoranyambaga, harimo gucicikana flyer irimo kurarikira abantu kuza kwifatanya natwe kujya gukora ivugabutumwa. Uno mwaka hazaba ivugabutumwa rusange, aho tuzajya hanze mu masoko, tukajya ahantu hahurira abantu benshi, tukajya kubabwira ko kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza, ndetse no kubamaze kumwakira twabwira ko muri kino gisekuru cyacu yohereje umuhanuzi ariwe William Branham. Niyo mpamvu turarikira bamene data bose kugira ngo baze badufashe tujye gukora ivugabutumwa rusange. Bizakorerwa hanze, akenshi tukunze gukora ikosa aho dutegereza ko abantu dusanga mu rusengero. Muri ino Rehoboth uno mwaka twahumekeye kujya gusanganira abantu aho bari, tukabasanga aho bari mu kazi kabo ka buri munsi, twababwira ngo Yesu arahari, Yesu ni muzima, yarazutse arapfa, kandi muri kino gisekuru cyacu yohereje umuhanuzi. Niyo mpamvu numira bene data bose baze bifatanye natwe gukora iryo vugabutumwa, ndetse nawe wumva bikureba uzaze tujye kwifatanya nawe kujya gukora iryo vugabutumwa. Niho mwihariko uno mwaka tuzasohoka hanze tujye gukora
ivugabutumwa. Abatumirwa twatumiye muzababona, ntabwo tukunze kubavuga ariko vuba aha ngaha ndakeka mu byumweru biri kuza muzabona amafoto yabo acicikanye ku mbuga nkoranyambaga abazaza, ariko icyo kimwe nababwira nzi neza ko kiri cyo nuko tuzatumira abakozi b'Imana bazatubwiriza tugahemburwa tugafashwa, kandi imitima yanyu ni ukuri igahemburwa, buri muntu wese akamenya umwanya we mu mubiri wa Kristo. Tugarutse gatoya ku cyo uvuze cyo kuba hagiye gukorwa ivugabutumwa ndetse rigakorerwa hanze atari mu nsengero, wari uhamagariye bene data kuza kwifatanya namwe muri iyo gahunda. Ese abo uhamagara ni bande bagomba kuza kwifatanya namwe muri iryo vugabutumwa? Ni abasanzwe bakora ivugabutumwa? Ese bagomba kuza bameze bate? Ni iki bagomba kuba bujuje kugira ngo babashe kwifatanya namwe muri uwo murimo? Urakoze kubw'ikibazo cyiza. Abo ndi guhamagara ni umuntu wese wakiriye Yesu mu buzima bwe, wabatijwe mu izina rya Yesu Kristo, naze ajye kubwira abandi ibyo yakiriye. Uwo nguwo niwe ndi guhamagara. Uwamaze kumwakira umufite mu mutima we, naze ajye kumusangiza abandi, kuko nimba yaramwaze kumwakira si byiza ko amugumana, ahubwo naze dufate iya mbere tujye kubwira n'abandi bataramwakira ko bagomba kumwakira. Uwo niwe muntu ndi gutumira, uwo niwe muntu ndi kubwira. Iyo gahunda iratangira ryari? Iteye ite? Murahurira he? Biragenda bite? Murajya he? Urakoze cyane. Iratangira kuwa gatandatu tariki ya mbere kuwa karindwi. Tariki ya mbere kuwa karindwi. Kuwa gatandatu tariki ya mbere kuwa karindwi tuba tuyikora buri kuwa gatandatu ukwezi kwa karindwi, tuba dukora icyo gikorwa kivugabutumwa. Tuba duhurira igikondo ku bagide, niho tuba duhagurukira maze tuzajya tumenya direction turi buze gufata kugira ngo tugende gukora iryo vugabutumwa. Tuba duhura buri kuwa gatandatu saa 10 z'umugoroba maze tujye gukora iryo vugabutumwa muri kuno kwezi kose. Kwa karindwi nibyo tuzakora, maze kubyerekeye n'igiteraniro Rehoboth nyirizina tuzatangira 27 z'ukwa karindwi kugeza kuri 30 z'ukwa karindwi. Ni iminsi 4 y'ibiterane byacu bya Rehoboth, kuva tariki 27 kugeza tariki 30 nibwo igiterane giteganyijwe. Yego, nibwo kizakorwa, ariko kuva tariki ya mbere yo kwa karindwi turatangira gukora ivugabutumwa. Hanyuma dusoza, umuntu utaritabiriye Rehoboth y'ubushize cyangwa utaragira muri Rehoboth, mwamubwira ko ni icyo ari buze kuza kubona naza muri Rehoboth? Ikintu cya mbere ni ijambo ry'Imana. Yego. Ikintu cya mbere azabona ni ijambo ry'Imana. Ikintu cya kabiri azabona, azamenya umwanya we mu mubiri wa Kristo, kandi azabona n'amahirwe adasanzwe gusabana na bene data. Rehoboth si igikorwa cy'urusengero, ni bene data benshi duhura bavuye mu mpande zose z'isi. Hazaba hari ubusabane, hazaba hari ibiterane byiza, hazaba hari ibitaramo, tuzanatarama, tuzanakora na konseri. So umuntu uzaza muri Rehoboth warasi umwaka ushize yajya kuri YouTube akareba Shamgar TV, ariko uno mwaka rwose birashyushye, ntimucikane. Yego, ati ntimucikane. Mwabyumviye rero, mwabyiyumviye, ni uguhera tariki ya mbere y'ukwa karindwi gahunda y'ivugabutumwa buri wa gatandatu kugeza ubwo tuzagera tariki 27, guhera uwo munsi buri munsi ukurikiyeho kugeza tariki 30 akaba aribwo igiterane kizasozwa. Murakoze rero kandi murararitswe. Imana ibahe umugisha. Amen. Murakoze.